ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Yesu amaze gutanga izo nyigisho ava muri Galileya ajya mu ntara ya Yudeya iri hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira arahabakiriza. Nuko abafarisayo baramwegera bamubaza bamwinjira bati ese biremeye ko umugabo yasenya umugore we ku mpamvu ibonetse yose? Arabasubiza ati ntimwasomye ko kuva mu ntangiriro Rurema yabaremye umugabo n'umugore kandi ko yavuze ati nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina kugira ngo yegukire umugore we bombi bakaba umubiri umwe. Bityo rero ntibaba bakiri babiri ahubwo baba umubiri umwe. Nuko rero icyo Imana yafatanyije umuntu ntakagitandukanye. Baramubaza bati ariko se ni iki gituma Musa ategetse gutandukanya rw'isenda mbere yo kwirukana umugore? Arabasubiza ati mu mutima wanyu udashoboka watumye Musa yemera kwirukana abagore banyu, naho siko byahoze. Naho babwiye ko umuntu wese wirukanye umugore we uretse babana ko bitemewe n'amategeko kandi akazana undi aba asabanye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Urukundo rwabarira byose, rwemera byose, rwizera byose, rwihanganira byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Gikristo muzatunge ubugingo bw'iteka. Niragira ngo dutangire gusakramento ry'abatisimu. Elize niyo nsenga arahari. Urashaka kubatizwa? Mwajya imbere ntabwo batizwe. N'umubyeyi w'abatisimu. Musabire agifuka mu gice bw'amazina y'umutagatifu yari mu gitabo cy'ubugingo.
ibaze bari kuzisangira Imana batabatijwe bari kuzajya tumufashe gushingira Imana akagera neza. ndetse na mariage n'amasakaramentu atari ibihimbano bitahanutse ngo byitura aho ngaho, ahubwo ari umugambi w'Imana. turaza kuzirikana mu masomo matagatifu, kandi cyane cyane isakaramentu ryo gushyingirwa rishushanya ubumwe bwa Kristo na Kiliziya ye, ndetse bikanadushushanyiriza uko Yesu Kristo umukwe mukuru azaza gutwara umugeni we ari we ntama. Ibi byose rero tubihimbaze twishimye, ariko tunazirikana ibyo bisobanuye kuruta kubifata nk'ibisanzwe gusa, maze isatagatifu ijambo ry'Imana ukariza dusangira bize kudufasha kandi bishyigikire abayoboke b'Imana. Tubanze turi ibyaha byacu mu ijambo ry'Imana, kandi tunyitamo twese dufite umutima usukuye. Nemereye imbere y'Imana ishobora byose, imbere yacu abavandimwe, kuko natumwe rwose mu byo natekereje, mu byo navuze, mu byo nakoze, mu byo nirengagije gutunganya, kuko naratumwe rwose. Nicyo yitwa niginga Mariya mutagatifu ugira iteka, n'abamarayika bose n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, umusabe kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire neza igize ibyaha byacu, maze izatugeze mu bugingo bw'iteka. Ubahe kujya mbere mu kwemera bamamaza no kongera Kiliziya yawe bayijyane n'abayoboke, ubwa Yesu Kristo umwana wawe n'umwami wacu, Imana mwana mugategeka n'urubuga rw'umutagatifu, uko ibihe biragusimbura n'iteka. Mwanze shitani n'imigenzereze yayo yose n'ibyo duhendeshwe byose, mwemera Imana idashobora byose uri mu ijuru n'isi, mwemera na Yesu Kristo umwana w'ikinege n'umwami wa Yesu Kristo wabyawe na Bikira Mariya, agapfa agahanga agashyirwa mu bapfuye, none akaba hejuru y'Imana Data, mwemera na Roho Mutagatifu, mwemera na Kiliziya Gatolika ntagatifu umusangi w'abatagatifu, igizwe ry'ibyaha izuka ry'imbere yabo n'ubugingo buzahoraho iteka, murabyemera. Nuko rero Imana ishobora byose se umwami wa Yesu Kristo ibabihawe, ibafashe guhamya ibirindiro mu ngeso nziza zishingiye ku Ivanjili no kuri aya masezerano y'abagize mu maze gusubiramo uruhame rw'ikoraniro ry'abantu.
mujye mwiyemeza guhinduka burundu mukareka kugengwa n'ubuzima bwa kimuntu kimwe no kumva Imana. Ubwo rero mwiyemeje kwigarurira n'umutima wanyu utaryarya mugana mu isengesho rw'ikuza ibyaha. Isengesho rw'ikuza ibyaha mu izina rya Kiliziya Gatolika umuryango w'Imana mbakomoreye amasakaramentu mwari mwarifungiye guhera ubu muri hatire kugeza amategeko y'Imana n'aya Kiliziya kugira ngo muzagire ubugingo bw'iteka. Tubakire n'amashyi menshi. Bavandimwe, muri batisimu mwahawe mwambitswe umwenda wera de, ariko mu minsi ishize mwaramutatiye icyo gihango mwanduza umwambaro wanyu mumuvuga mu mutima. Nimwongere mwagire umwenda wera de, muramenyesha ukwivugurura kwanyu, maze muzabagire n'ubugingo bw'iteka butambuye. Bavandimwe, kubw'abatisimu mwahawe mwakongeje amatara mukurikira Kristo, mwiyemeje gukurikira Kristo mu buryo bw'isi. Nyamara mu minsi ishize mwaramutatiye icyo gihango muzimya amatara yanyu. Nimwongere mukongeze guhera ubu muri abana b'urumuri. Amatara yanyu azakomeze kuba yaka, maze muzashobore gusanganira Kristo Umukiza yasaze kujyana mu ngoro y'ikuzo rye. Amen.
kugira ngo bajye kuzambara bahore bagucura kwawe mu mahoro yawe maze bazabone iteka bakundana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Ini ati metamaditse ikimenyetso cy'urukundo n'ingaruka dusezeranye mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Abari bakwicara n'ababyeyi bakise bagaragaza imyanya yabo, hanyuma uyu mwanya no kwerekana abageni. Mwishira mugenzi we kumubona n'abantu ba Kristo muze kwinjira ikoraniro naryo muzamuye ibiganza byombi hejuru, hanyuma ikoraniro ririshimye. Nyagasani Mana yacu, ururwa n'amasengesho yacu, kandi wakira n'ukuze amaturo duturiye abageni bawe, bamaze kugirana amasezerano yo gushyingirwa mutagatifu. Bityo iki gitambo bagikeshe gukomera mu rukundo bafitanye no mu rwo bagomba kukugirira ubwawe kubwa Kristo umwami wacu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Imitima yanyu kugira iby'ijuru. Dushimire Nyagasani Imana yacu. Niko birabeka n'ibiratunganye, niko bakabimagagiza, watugushimira iteka n'ahantu hose. Nyagasani dawe y'ubutagatifu, Mana ishobora byose ugahora witeka kubwa Kristo umwami wacu. Kuko wagiranye isezerano rishya n'umuryango wawe, maze ukawutuza urupfu n'izuka by'umwana wawe, kugira ngo muri we abantu bose bashobore kugira uruhare muri kamere Mana yawe no kuzasangira nawe mu ijuru umurage w'ikuzo ry'iteka. Mu gushyingira butagatifu k'umugabo n'umugore, washatse kutwereka ingabire nyinshi zikomoka kuri Kristo, kugira ngo iri sakramento twizihije ritwibutse umugambi w'urukundo rwawe rwahebuje. Nicyo gituma twifatanya n'abamarayika n'abatagatifu bawe bose, tukagusingiza icyarimwe turwudawe tuti
abagore basezeranye n'abagabo babo. Nyagasani ubona bagenzi babo basesekazemo umugisha w'igitangirane, maze umunezero bakesha mu bana b'abashakanye uzatume babyarana abana bazaba umutako w'ingo zabo, kandi bagakwiza abana bagize yawe. Nyagasani mu byishimo byabo bari gusingiza, mu maganya yabo bakwiyambaze, mu mirimo yabo banezezwe n'uko bari hafi, mu magorwa yabo bamenye ko muri kumwe mu batabare. Bajye bagusengera mu ikoraniro ritagatifu, kandi bakubere bahamye mu bantu, maze nibamara kurehereza ubukanga bwabo batunguraniwe, bazaberwe no gutura mu ngoma yawe hamwe n'iz'inshuti zibakikije, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nyagasani Yesu Kristo rero bw'intumwa zawe uti mbasigiye amahoro mbaha amahoro yanjye, wite ku byaha byacu ahubwo wite kwemera kwa Kiliziya yawe, wowe wabategeka iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nyagasani Yesu wemeye kuvuga n'abasakaza n'umugisha we kandi we n'abantu bose. Wowe wakunze Kiliziya kugeza ku ndunduro, n'abasakaza ubutitsa urukundo rwe mu mitima yanyu. Nyagasani nabaye gutegereza mwishimye mwizera amahire, mwamaze kwemera bushingiye mu izuka rye. Namwe mwese bavandimwe muteraniye hano, ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyane amahoro n'ibyishimo bya Kristo. Isimaja.
kumurikira bageni beza bari mwiza genda uteteye ubonye umusoro kwizihiye nimuhane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheke impundu nizivuzwe abakobwa nibabyine abasore nabo bahige uyu munsi ntaho busanzwe bageni beza mwari mwiza genda uteteye ubonye umusoro kwizihiye nimuhane ibiganza mugire urugwiro muzabyare muheke Yesu bari batatari kandi batamuka rwose batatuzura tujya tugacana twakimanga nacyane n'amahoro kugira cyo bakira neza nazi yes mogo msamo kwa rwose mutamuke bafata twitwibutso tukomeza gutabaga dutarama abagani mu mwongere nashize mu magambo yes kandi n'umuyaga rwose yes dukomeza gutarama amashyushyu aweze kuri telefone 07 akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri rimwe akanyenyeri rimwe akanyenyeri 08 mirongo ine na rimwe 02 gatanu 20 urwego ugashyiraho impano bateguye abageni bacu
maze abageni bacu bakiciraho gatoya tuga ababyeyi bacu ijambo bararikorana ariko kandi batuhumuriza igitaramo cyacu izamura kurema.
warezwe muri uwo muryango wavutse muri uwo muryango kandi arategerezwa yarakunzwe n'uyu munsi arakunzwe kandi tumuhaye akunzwe buriya kandi gakiniro baje mu operamide tuzakamenya baje tumita muri gatete nawe rero mutetesha muri urwo rwego rero jyewe nturangaje mu muryango wa Sagauta ndangije mbifuriza kugira urugo ruhire rushya rufatanije twungutse n'abatangiza ahangaha turagira ngo umudugudu wabagirigane tuje nabo kubibagezaho bamenye bumve neza ibyishimo byanyu murakoze mugenzi wa Minisiteri impanuro duhaye ni nziza kandi ibisabwa ku babyeyi ndetse n'ikiyongeraho watugiramo inama turabikeneye nabo ni abana rero ariko barabwirwa kuko kandi natwe tumere nk'abantu bakuru kugira ngo tubereke aho bagomba kwerekera ibyo bakwiye maze rero ushoje kwiteye muduhe utwana twacu ariko Israeli baravuga ntabwo ntabwo utwana kirazira kuvuga ko ntabwo two kumva ntabwo imana cyangwa baguherekeza ariko ntabwo utwana cyakora rero akwaje bitwaje kuba kandi yewe sinshobora ntabwo ari two utwana two kwisumba Israel rero ntabwo ari bukubwire amazina y'inzoga bigeze batubwira amazina y'inka ariko kuvuga amazina y'inzoga icyo mpamya cyo iyi ni impamvu twakugeneye uraca akarambi uca inzira zose uzenguruke aho ugeze Curanzo aho ugeze ariko ntabwo uri umuryango mwiza amataha ariko reka dusabe n'ubundi umwinjizi w'umuryango niba mubitwemereye